turi mu gihe buri muntu wese akwiriye gusengera ubugingo bwe cyane. Turi mu gihe buri muntu wese akwiriye kurinda kurangara. Ndifuza ngo iryo jwi n'iryo jambo mvuze ubihe uburemere bukomeye cyane. Ndabizi ko abantu Satani azagera ubwo ahuma abantu ibitekerezo, igihe cyo kugaruka ko kizatungura abantu ibi bintu barabibwiwe. Ndagusaba cyane kugira ngo uyu mwanya Imana iguhaye ubu umwanya mwiza kandi ubu umwanya w'agaciro kuri wowe. Ubu umwanya wo kwiga gufata ibintu utajya guha agaciro, ubu umwanya wo kubiha agaciro. Ndabizi neza ko igihe kizagera abantu bashaka guha ibintu agaciro ariko ibintu byarangiye. Niyo mpamvu mu gihe bigishoboka ndakwinginga cyane kugira ngo ibintu by'ubugingo biha agaciro, nk'uko uzi igihe ushaka akazi, nk'uko uzi ko igihe uri mu mirimo yawe ubiha agaciro cyane, ndakwinginze n'iby'ubugingo biha agaciro. Tugiye kwigana amagambo avuga ngo ubutumwa bw'abamarayika batatu no gutsindishirizwa. Ubutumwa bw'abamarayika batatu no gutsindishirizwa. Ndagira ngo uzirikane yuko ubu ni ubutumwa buheruka, ni ubutumwa bugomba kuvugwa muri iki gihe cya nyuma, ariko ndagira ngo wumve yuko ni ubutumwa busoza amateka y'isi. Ubutumwa bw'abamarayika batatu no gutsindishirizwa. Tugiye mu Byahishuwe igice cya 14, turasoma duhereye ku murongo wa 6 turageza ku murongo wa 13. Tugiye gusoma amagambo ahari. Hari amagambo avuga ngo ubutumwa bw'abamarayika batatu. Nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ngo abubwire abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Avuga ijwi rirenga ati, nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Ubutumwa bwa marayika wa kabiri umurongo wa 8. Marayika wundi wa kabiri akurikiraho ati, iraguye iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga, ari zo ruba ry'ubusambanyi bwawo. Marayika wa gatatu akurikiraho. Marayika wundi wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati, umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, uwo ni uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana, yiteguye idafungwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Umwotsi wo kubazwa kwabo ucumba iteka ryose, nibaruka ku manywa na nijoro abaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, umuntu wese ushyirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo. Murongo wa 12. Aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti, uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati, ye, ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Imana ishimwe. Ubu ni ubutumwa bugomba gutangazwa mu gihe giheruka, ariko ndagira ngo muze kumva ko ari ubutumwa bwo gutsindishirizwa, ubutumwa Imana yageneye abantu bayo muri iyi minsi y'imperuka. Ubu butumwa butangira butubwira ngo ni ubutumwa bwiza bw'iteka ryose. Nimujya mu Baroma igice cya mbere umurongo wa 16 n'uwa 17, ijambo riravuga ngo ubutumwa bwiza ni bunkoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, kandi si ku bantu bamwe ahubwo ku Bayuda cyangwa Abagiriki.
ubwo butumwa buravuga ngo ni ubutumwa bwo kwizera igitambo cya Kristo. Yagira ku murongo wa 7 iyi nyandiko ikatubwira ngo nimwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Ni ubutumwa bugaragariza abantu ngo bagomba guhindura ibyerekezo byabo bakakira Kristo, kuko mu rubanza rwo mu ijuru amategeko y'Imana asuzuma umuntu kuri buri ntambwe. Buri ubutumwa ntibushobora gutandukana n'amategeko y'Imana, kubera ko amategeko y'Imana turabizi neza ko ari mu ijuru, kandi ko mu rubanza hitabwaho amategeko. No mu rubanza rwa hano ku isi ntago washobora guca urubanza nta mategeko ahari, kandi kugira ngo umuntu hamwe n'icyaha nuko agomba kugaragaza amategeko. Kandi Adamu yaracumuye, abari mu isi twese twakoze ibyaha nitwashyikira ubwiza bw'Imana. Ubutumwa marayika wa 2 butubwira kuva muri Babuloni, butubwira kuva mu binyoma, butubwira kuva mu nyigisho zirwaye, bukatubwira kujya mu ruhande rw'Imana. Ubutumwa bwa marayika wa 3 ntago ndi butinde ku gihano butangariza ku bantu bazaranya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, ahubwo baratubwira ku murongo wa 12 ngo aho niho kwihangana kwabera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Bivuze ngo tugomba kwiga ingingo ebyiri: ubutumwa bwo kudutsindishiriza, ariko n'ubutumwa butubwira ko twatsinzwe. Ndabizi ko nge namwe twemeranywa ko twatsinze, ariko se twakira dute? Kandi ko mu rubanza hari busuzumwe hakoreshejwe amategeko. Ninde uri buhagarara imbere y'amategeko akamusuzuma akagaragara ko nta cyaha yakoze? Ijambo ry'Imana ratubwira ngo twese twakoze ibyaha nitwashyikira ubwiza bw'Imana. Ubwo nge namwe turaba gutsinda. Nimwumve impamvu rero hagomba kuza ijambo ryitwa gutsindishirizwa. Nuko twatsinzwe, hagomba kuboneka uboneka ashobora kudutsindishiriza. Ubwo nge namwe imbere y'amategeko turi abantu bagomba guhanwa. Kandi Imana yari yabwiye Adamu na Eva iramubwira ngo umunsi wa kera no gupfa uzagira gute? Uzapfa. Amategeko adukatira igihano cyo gupfa. Nushaka kubyemera unezerewe, nushaka ibyo bintu bihamye, niko bigomba kumera. Umuntu wese uri wavutse avuka ro gucirwaho iteka, kandi nta hantu wabihungira. Ariko ndifuza ngo kuri aya manywa Imana ize kukwereka ahantu wabihungira kuko bishoboka. Mfite hano igitabo cyitwa Yesu Kristo gukiranuka kwacu, igitabo cyanditswe n'uwahoze ari umuyobozi w'inteko nkuru rusange. Ngiye gusoma ku magambo yanditse kuri page ya 86. Haranditse ngo abantu nibageraho bibagirwa ihame ryo gutsindishirizwa kubwo kwizera. Luther yavuze ko ubwo bazaba batakaje ihame nyaryo rya Gikristo. Abantu nibageraho bibagirwa ihame ryo gutsindishirizwa, Luther yaravuze ngo ubwo abantu bazaba batakaje ihame nyaryo rya Gikristo. Mu magambo make, umuntu wese utaratsindishirizwa ni umupagani. Ntibigukange kuba rwose umuntu ajya mu rusengero amateraniro yajyamo, ntibigukange yuko wasomye ijambo ry'Imana, ntibigukange yuko wanagiye mu mazi. Hari abantu benshi cyane babatijwe batazajya mu ijuru. Ko niko kuri kw'Imana. Kandi nanone ni ubyivuge uti gwenda kuko ndi umudivanisi umunsi wa 7 ndi ukisabato atubwo nta kibazo gihari. Hari abantu benshi cyane baruhutse isabato batazajya mu ijuru. Nushaka kubisoma neza ndagira ngo uzajye mu butumwa bwatangije umugabane wa 2 kuri page 294. Nawe yaravuze ngo nabonye umubare mwinshi cyane urenze uwo dushobora gutekereza uzasubira gusenga ku cyumweru. Burari ukuntu abantu bazi yuko itegeko ry'Imana ryakana abantu barizi. Oya, ntabwo rizwi. Mu kuva 20:8 kugeza 11 ntabwo rizwi. Muzabona yuko abantu batarizi igihe bazaba bagaragaza ko bari hakanye, ubwo muzamenya ko abantu batari barizi. Buri yo turivuga mugira ngo nukurivuga gusa. Oya, birimbitse cyane. Rero Luther yaravuze ngo abantu nibagiraho bibagirwa ihame ryo gutsindishwa n'ubuntu bwo kwizera bazaba batakaje ihame nyaryo rya Gikristo. Umuntu wihunza gucyanuka kwa Kristo nta kindi agwa mu gucyanuka kw'amategeko. Abantu bashaka kubahiriza ibintu bidashoboka, abantu bashaka gukora ibintu bidashoboka, abantu bagerageza ibintu bimwe cyangwa ibindi ariko ntabwo bishoboka. Nk'uko Imana yahamagaye Luther ikamukura mu mwijima w'icuraburindi mu kinyejana cya 15,
maze igashyira mu biganza by'urumuri rw'ukuri, umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Niko kandi Imana igifite abantu bo gutwara urwo rumuri, bazashyira hejuru ikirangano cy'ukuri kwifatira w'agakiza ku byerekeye ukuri kw'iki gihe, mu byiciro bitandukanye byo kwamamaza ubutumwa buheruka ku isi yose. Ubu rero ni igihe cyo kugendera ku kuri kw'ingirakamaro, ku kwiga ku buryo bwitondewe kandi bwimbitse bushoboka. Twagombye gusobanukirwa ku buryo bunonosoye ukuntu umunyabyaha ashobora guhinduka uwera, kimwe nuko twasobanukiwe neza ko Adamu nubwo yari intungane yahindutse umunyabyaha. Ndagira ngo mwumve yuko umurongo wo kuba twese twarakoze ibyaha, nge namwe nabasabye ngo tuze kubyemera neza cyane kandi tunanezerewe. Ariko nanone dukwiriye kwiga kumenya ni mu buhe buryo dushobora guhinduka abantu bera, abantu bakiranuka, abantu buzuye mwuka wera. Nabyo ngo ni ingingo ikwiriye kuba yumvikana, nk'uko tuzi ko Adamu nubwo ari intungane yahindutse umunyabyaha. Adamu guhinduka umunyabyaha byafashe akanya gato cyane. Ndagira ngo mbabwire ko no guhinduka umukiranutsi bifata umwanya muto cyane. Kandi niki Imana ishaka kutwigisha kuri aya manywa, kuko Imana idashobora kwemera kutureka tukiri abanyabyaha. Ntabwo Imana ishaka ko tuguma mu byaha, ntabwo ari umurongo w'Imana. Ariko se ni bande biteguye kumva iryo jwi ry'Imana ribararikira ukuntu bakira? Ni bande bumva bafite umutima bakaza kuworoshya cyane, bakemera yuko badashobora kwikiza, bakemera yuko nta kintu kera kirabura cyabakiza, bakemera ahantu bakirira kandi bakaba ariho bari butinze ibitekerezo byabo? Ninde witeguye kumva iryo banga ry'Imana, hakumva mu bwenge bwe ibyo bintu bihawe agaciro? Nababwiye ngo ibintu byacu dukora byinshi tubiha ubwenge n'ibitekerezo bihamye, turara kenshi tunabitekereza ndetse abandi turabirota, ariko ni gake cyane umuntu ushobora gutekereza ku bugingo bwe yimbitse. Satani yamaze kutwima uwo mwanya. Ngaro mwumva ubutumwa bwa marayika wa gatatu, nka marayika wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu, uburyo buduhesha amahirwe mu buryo bukomeye cyane, bukaturangira inzira dushobora gukiriramo, bukaturangira ahantu dushobora gukirira, kugira ngo tube twitegura kugaruka kwa Kristo. Imbuto y'ubwo butumwa bw'imbuzi no gushishikariza abantu no guhugura ubwoko bwayo, nk'uko byavuzwe ngo aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Uwo ni umurimo wo gutsindishirizwa kubwo kwizera. Umurimo wanditse mu Byahishuriwe 14 umurongo wa 12 utubwira ngo aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu, ngo ni wo murimo wo gutsindishirizwa. Nta muntu ushobora gushobora amategeko, nta muntu uzayashobora. Nushaka ibintu byo kugerageza kuyubahiriza ubyihorere, igihe utemera ushobora kuguhesha kuyashobora, niwirirwe wivuna uri muri ruhiriza ubusa. Ni isabato tuvuga ko twemerera tunaniye umunsi ku munsi, ndetse umuntu abwije ikibwizwa cy'isabato abantu ba mbere barakara ni abadivaniste kandi aribo bayemera. Arakubwira ati ibyo bintu byanyu ni ukutuvuna, twabonye bidashoboka. Kamwumvire y'amagambo. Uwo ni wo murimo wo gutsindishizwa kubwo kwizera. Ndi kuri page 62 iki gitabo. Ubu butumwa si ubundi butumwa, ni ubutumwa bwiza bw'agakiza buzana gukizwa ibyaha, bugakiza gucirwaho iteka n'urupfu. Urubanza rushira buri muntu imbere y'amategeko yo gukiranuka, ari nayo agomba kumugenzura. Mu mategeko y'Imana yo abereyeho kugenzura umuntu kandi akabereyeho kumureba, ese yayashoboye cyangwa ntiyayashoboye. Amategeko y'Imana nicyo ngicyo amaze. Ese uyu muntu amategeko yarashoboye cyane yashoboye? Kubera gucumura kwabo no gucirwaho iteka, abantu barakirwa kubaha Imana no kwiramya. Mwubaha Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu banza gisoye. Muramye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'iki. Buri uko byagenda kose umuntu atarihanye ntashobora kuramya ngo bishoboke. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana tubwira ngo abari mu isi bose bazayiramya umuntu izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Bakatubwiramo ijambo umuntu akwiriye gutekereza, ngo umwana w'intama watambwe uhereye kuremwa ku isi. Bivuze ngo dukwiriye kwemera igitambo cya Kristo. Ngaho ibanga ry'Imana riri, ngaho dushobora gutsindira ni mu gitambo cya Kristo gusa.
kuko azitwa Uwiteka gukiranuka kwacu. Reka mwumva aya magambo, aravuga ngo kubera gucumura kwabo no gucirwaho iteka abantu barakirwa kubaha Imana no kwiramya. Ibyo bijyanye n'igitekerezo cyo gucumura, kwihana, kwizunukwa no kwicuza icyaha, aribyo byangombwa by'imbabazi, kweza no gutsindishirizwa. Abakurikiza ibyo bazabona kuzurizwa muri bo umurimo uhebuje wo kwihangana, mu gihe ubukaka n'ubugome bukwiriye hose bisenya amahoro, umunezero n'umutekano w'ikiremwa muntu. Ese ibyo si byo byitwa gutsindishirizwa kubwo kwizera? Ijambo ry'Imana rigira ati nuko rwo twatsindishijwe kubwo kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Bivuze ngo muri Kristo niho dushobora kwihana, kwicuza no kwemera yuko twakiraniwe, hanyuma tukishyira mu Mana, tukayisanga tumeze nk'abana batoya cyane, tukemera ko twacumuye kandi ko nta kintu cyera kirabura kindi cyadukiza uretse igitambo cya Yesu. Bavandimwe, ndagira ngo mbabwire ngo amaso yacu dukwiye kuyavana hirya no hino, dukwiye kuyavana ku bintu dukora, dukwiye kuyavana ku mategeko no kuyubahiriza, dukwiye kuyavana ku mirimo dukora, ahubwo tukayahanga kuri Kristo ushoboye kuduha gukiranuka mu buryo bwuzuye. N'ibyo bintu bibonerwa gusa. Mwumve rero, ariko hari ibirenze ibyo. Abo bizera bakomeza amategeko y'Imana iyo bamaze kwakira ubuntu bw'Imana batsindishirijwe binyuze muri iryo hindurwa. Uko kwanga no gucumura amategeko y'umwami bakunda kandi bagakomeza amahame yo gukiranuka. Imyifatire yabo imbere y'amategeko ntabwo ikiri ya kera. Gucumura kwabo kwarahanaguwe, ntibagicirwaho iteka n'urupfu ryabakuweho ubwo bemeye Kristo nk'umukiza wabo, bakurikira gukiranuka kwe n'ubugingo bwe. Reka rero mwumve amagambo ngiye gusoma mu rwa kabiri rw'Abakorino. Mujye mu gitabo cya mbere cy'Abakorino igice cya 15. Ngiye kuhasoma amagambo, mwumve aya magambo ahari. Ndifuza ko muza kuyazirikana cyane, ndifuza ko muri buyashyire ibitekerezo byanyu byose. Igitabo cya mbere Pawulo yandikiye Abakorino igice cya 15, ngiye gusoma mpere ku murongo wa 45 ngeze ku murongo wa 50. Nimugereyo. Mubumbure Bibiliya hanyuma dusoma ayo magambo ahari. Ngiye gusoma, haravuga ngo uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere wa Adamu yabaye ubugingo buzima, na Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Ariko umwuka si ubanza, ahubwo umubiri ni ubanza, hagaheruka umwuka. 47. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka, ari ubutaka, naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru. 48. Nk'uko ubutaka ari niko naho ubutaka bandi bari, kandi nk'uko wo mu ijuru ari niko nabo mu ijuru bandi bari. 49. Kandi nk'uko twambaye ishusho y'ubutaka niko tuzambara n'ishusho y'uwo mu ijuru. Mana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo twese muri Adamu turabigitaka kandi twaracumuye, ariko nk'uko tugomba kwambara uwo mu ijuru tugomba kongera kwakira imibereho mishya. Abavandimwe, kandi bikwiriye gukorwa uyu munsi. Murongo wa 50. Nuko rero bene data, icyo mvuga niki, yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuraga ubwami bw'Imana, kandi bibora bitabasha kuraga ibitabora. Ndababwiza ukuri, aya ni amagambo akomeye cyane. Dukeneye kwakira ibintu bitabora, kuko twebwe turi abantu babora. Reka mwumvire indi somo. Abaroma igice cya 5. Mujye mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 18, dusome n'umurongo wa 19. Twese muri Adamu turabubutaka, kandi koko nta muntu ushobora kwambikwa undi mubiri. Na Nikodemu yarabibwiwe Yesu bahuye, aramubwira ati ukwiye kuvuka ubwa kabiri. Kandi Imana ishimwe ko twese twavutse ubwa mbere. Buriya ni igitangaza gikomeye kuba turiho, ni ikintu cy'ingenzi cyane. Nta muntu uvuka ubwa kabiri atarabanje kuvuka ubwa mbere. Ubu kuba duhari ni amahirwe akomeye, ariko nanone umuntu ashobora kwivutsa kuvuka ubwa kabiri.
kubona biriya bitabora ijambo ry'Imana ryatubwiye. Abaroma 5:18. Nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateka abantu bose bacirwaho iteka, ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahishije abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Kandi nkuko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwateye ko benshi b'abanyabyaha, niko kuyumvira kumwe kuzatera ko benshi baba bakiranutsi. Bivuze ngo dukeneye kwakira imibereho y'uburyo bubiri, kandi imibereho ya mbere twese turayivukana. Dukeneye rero kumenya ahantu dushobora gutsindira tukakira imibereho, nta handi ni muri Kristo Yesu umwami wacu. Nta handi dushobora kubona ibi byangombwa. Ndagira ngo mbabwire ngo mbibukije amagambo ari muri Luka 18. Amagambo ari muri Luka 18 atubwira igitekerezo cy'umugore w'umupfakazi n'umucamanza. Ariko cya gitekerezo ndagikunda cyane. Muzi impamvu ngikunda? Iya mbere nuko uriya mupfakazi yari yamenye ahantu ashobora gukira gusa. Aravuga ngo ntabwo nshobora kuzava kuri uyu muntu atampaye ibyo nkeneye. Uwo abakristo benshi ntabwo baza ahantu bashobora gukirira, kandi biteye ubwoba. Ntabwo bahaza. Iyo baza kuhamenya bari kumera nk'uriya mupfakazi. Yaravuze ngo azageza mu gitondo, aze nimugoroba, arahaguma kugeza ubwo umucamanza avuze ati mva, nubwo nubaha Imana uyu muntu ndamurengera muhe ibyakeneye. Reka mbabwiye, ni bande bumva bakeneye iby'Imana bakava bakeneye guhinduka, bikaba ari byo bintu bibaraje ishinga mu bitekerezo, bikaba ari byo bitindamo ku manywa, bikaba ari byo bibwira, bakibaza bati tuzasoza gutura urugendo. Ni bande bumva bafite ibyo bintu? Ni bande bumva babyifuza? Ndababwiza ukuri ko bihabwa agaciro gake cyane, ntabwo biremera ku rwego bigomba kuremeraho. Kandi tubonye ko twese twavutse kuri Adamu, dukeneye kongera kubona Imana, imibereho yacu igahinduka, amategeko y'Imana tukayashobora, kubera ko twabonye ushobora kuyadushoboza. Abantu benshi bishingikiriza ku mirimo bakora. Abantu iyo bubatse inyubako nk'iyi bumva ari bitangaza, ariko nababwiza ukuri yuko ibyo mu isi bidashobora gukiza umuntu uretse igitambo cya Kristo cyonyine. Aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitonda amategeko y'Imana bakagira kwizera nko kwa Yesu. Kandi marayika wa mbere akatubwira ngo nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Nitumenye ko turi mu gihe giheruka, kandi ko buri muntu wese ibyo biri gusuzumwa bakareba nimba ahuje n'amategeko y'Imana. Yesu yaje kugira ngo amategeko y'Imana asozwe muri twebwe, yaje kuyadushoboza kuko mwene muntu yaratsinzwe. Yaje kudukorera ikintu gikomeye cyane. Reka mwumve Abaroma igice cya 6. Mujye mu Baroma igice cya 6. Nimubumbure Bibiliya, ndabasabye kugira ngo twige kandi twumve ijambo ry'Imana ritubwira. Ubwo Imana iduhendahendera ibintu bikomeye, nimureke buri muntu wese yiga kubishyikira, kandi bihinduka izingiro, bihinduka ikintu gitindaho, bihinduka ikintu umuntu atekerezaho, bihinduka ikintu agomba kwifuza, kandi ntakifuze gusa, ahubwo icyo kintu gikorerwe mu mibereho ye. Kamwumve Abaroma igice cya 6, ngiye gusoma mpere ku murongo wa 8. Reka mpere ku murongo wa 7. Kuko wapfuye abatsindishirijwe ibyaha, ariko niba twarapfanye na Kristo, twizere ko tuzabanaho nawe, kuko tuzi yuko Kristo amaze kuzuka atagipfa, urupfu rukaba rutakimufiteho urutabi. Urwo rupfu yarupfuye rimwe risa kubw'ibyaha, ariko ubwo ariho kubw'Imana. Ariko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha, mukaba muriho ku Mana muri Kristo Yesu. Yesu yaje gupfa urupfu twagombaga gupfa. Yesu yaje gusohoza amategeko twebwe yatunaniye. Yesu yaje kutwereka inzira, kandi yaje kuduhereza ibintu bye byose byiza. Ndagira ngo mbabwire ngo gupfa kwa Yesu ntabwo kwari kuza gutembera hano mu isi. Ntabwo Yesu yarigeze aza gutembera hano mu isi. Habwo ikintu cyari cyamuzanye, ngiye kukibabwira neza. Ikintu cyari cyamuzanye ni ukugira ngo afate ubutungane bwe abuduhe, twebwe narangiza twambura ubunyacyaha bwacu tubumushyireho. Ikintu cyazanye Kristo ni ukugira ngo iby'amategeko bisohozwe, ni ukugira ngo urupfu rw'iteka twari gupfa rutuvanweho, ni ukugira ngo ubutungane bwe buhinduke ubwacu. Niyo mpamvu umwanditsi yavuze ngo ubwe yikoreye ibyaha bye mu mubiri we, yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku giti, ngo kugira ngo duhere ko tube mu gukiranuka, ngo kandi imibyimba ye niyo yabakijije.
bavandimwe ndagira ngo mbabwire ko dusohoye mu gihe buri muntu wese akwiriye kwerekeza ibitekerezo ku ntebe y'ubuntu, akwiriye kwerekeza ibitekerezo bye kuri Kristo, akamera nk'uyu mupfakazi wari uzi ko umucamanza ushobora kumurengera gusa ku bijyanye n'icyaha. Umuntu ushobora kuturengera bikemera ni Kristo wenyine. Imana ishimwe. Ku bijyanye n'icyaha birashoboka yuko wakena ugashanga umuntu ngo agufashe, aguhe ubufasha, birashoboka cyane. Birashoboka yuko wavuga ati nabwiriwe, ukabwira umuntu uti rwose n'ibyo kurya, birashoboka cyane. Ariko ku bijyanye n'icyaha igisubizo kiri muri Kristo gusa. Niyo mpamvu ukwiriye kuvana ibitekerezo bya ahantu ariho hose, ukwiye kubivana ku bintu wiyumvisha, ahubwo ibitekerezo byawe n'umutima wawe ukabishyira mu Mana gusa. N'ibyo bintu bishoboka gusa, bishoboka muri Kristo. Kansubire kuri page 63 y'iki gitabo mbasomera amagambo ahari. Ubuntu n'imbaraga y'Imana nibyo byonyine bishobora gukora iryo hinduka rihebuje. Abemera Yesu nk'incungu yabo nibo bigirira akamaro. Niyo mpamvu bivuga ko bafite kwizera nk'ukwa Yesu. Niyo mpamvu bivuga ngo bafite kwizera nk'ukwande. Ibi bigaragaza ibanga ry'ubunararibonye bwabo bukungahaye kandi bwimbitse. Bafite kwizera kwa Yesu kuko kwizera kwatumye batsinda ububasha bw'umwijima. Kwizera nta kindi kintu gufata ibintu biri muri Kristo umuntu akabigira ibye, uwari usigara umunyabyaha agasigara atunganye iby'umwijima bitakimurangwaho. Uwo muntu Kristo amuhereza ubutungane bwe. Reka mbabwire, ibi ntabwo biboneshwa nuko umuntu abaye mu itorero imyaka 20. Ntabwo biboneshwa nuko umuntu ari umudiyakoni cyangwa umuririmbyi cyangwa umubwiriza. Biboneshwa nuko amaze kumenya ko igisubizo cy'icyaha kuri we ni Kristo Yesu. Naho ibyo bintu biboneka. Bavandimwe, ndagira ngo mbabwire ngo dusohoye mu gihe gikomeye cyane, aho Satani yifuza kugira ngo ibintu bidashoboka, aho Satani yifuza kugira ngo abantu kwakira Kristo bidashoboka. Abaroma igice cya 8, tugiye gusoma duhera umurongo wa mbere turageza ku murongo wa 4. Mwumva amagambo ahari, mwumve ko biboneka muri Kristo gusa. Niyo mpamvu niyo basabe ko twese turi buve hano ibitekerezo byacu tubivanye ku bintu dukora, tubivanye ku kuntu twiyumvisha, tubivanye ko turi abadivaniste gusa, tubivanye ko twabatijwe, kuko hari abantu babatijwe rwose bataranavutse ubwa kabiri. Uretse ko babyita ngo no kuvuga ubwa kabiri, kandi ko kubundi kibari igihamya cy'uko umuntu yavutse ubwa kabiri, ariko abenshi bagiyemo bataravuka ubwa kabiri. Ukamwumva amagambo ahari. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 1 haravuze ngo imibereho mishya bari muri Kristo Yesu. Umurongo wa 1, nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho. Amen. 2, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatubata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Itegeko ryo muri Kristo riza kubatura umuntu mu bubata bw'ibyaha n'urupfu, riza kumukuraho urupfu rikamukuraho n'ibyaha. None ibyaha byarashize, abantu barihannye, abantu baratsindishirijwe, abantu bahawe imibereho mishya. Bavandimwe nshuti zanjye, nababwiye ngo ibi bintu mubiremereze mu mitima yanyu cyane. Mva umurongo ukurikiyeho 3, kuko iby'amategeko yananiye gukora kubw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha. Kuba igitambo cy'ibyaha aciraho ibyaha bya kamere y'iteka. Yabiciriyeho iteka muri wowe. Umva impamvu ugomba kubiremereza bigahinduka ibintu byawe. Ibintu Kristo ntago yaje kubyikorera, yaje kubidukorera. Abavandimwe, ndiye mbabwire ngo ibi nibyo bintu Kristo byamuzanye. Ntago ari kuduha amazu n'amasambu, ntago ari kuduha icyubahiro no kumenyekana, ntabwo ari nababwira ngo iki, ntabwo ari kugira ngo gusa tube turiho gusa turi aho ngaho. Ni ukugira ngo aduhereze kwa gukiranuka kuzima. Niyo mpamvu Yeremiya yaramubonye avuga ngo mu gihe cya Yuda azakizwa kandi azitwa Shami, Uwiteka gukiranuka kwacu. Kristo ni uduhereza ibyo bintu, ariko se ni bande babishaka, ni bande babyifuza? Kandi ko abantu benshi bazabyifuza bitari bushoboke. Ni bande babishaka? Ubu Satani yamaze gushyiraho agakingirizo mu maso y'abantu, ku buryo imitwe yubitswe mu isi kuruta uko yubitse mu ijuru, ku buryo abantu barifuza iyi si ku buryo bukomeye cyane.
buri muntu wese ameze nk'uri mu marushanwa. Abantu barahatanira kwambara mu buryo bugezweho, abantu bashaka kwemeza abantu bashaka kubereka ko n'abari bitangaza, abantu bashaka kwerekana ngo natwe turakomeye. Amadini arahanganye avuga ngo natwe dufite inyubako nziza, dufite ababwiriza, dufite amakorari, dufite n'abantu bavuga ijambo ry'Imana, dufite abantu bize. Ariko ibyo byose ntabwo bishobora gutanga agakiza abavandimwe. Agakiza kari muri Kristo, niho agakiza gashingiye gusa, n'ahandi. Kandi abantu bakiriye Kristo imibo yabo yose bayuganiza mu ijambo ry'Imana, nubwo basekwa, nubwo baba bameze nka Pawulo, baravuga bati iby'isi byambere nk'ibibambwe, nanjye mbibera nk'ubambwe. Ati kandi sinyira ati ikindi, ati cyese umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo waneye ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabibera nk'ubambwe. Amahoro aramwuzura, aragenda yumva yifuza ijuru kuruta ibindi bintu byose. Ayumva ibintu byose yahoze yirata by'amategeko, ibintu yo kuyubahiriza gahunda z'idini, ibyo bintu byose birarangira, asigara ahubwo ari umuntu uyoborwa n'umwuka. Kandi arandika aravuga ngo muyoborwe n'umwuka we, muyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Dukeneye Imana mu bugingo bwacu, dukeneye gusanga Kristo, tuzi ko ari igisubizo cyacu kiri. Ubundi biroroshye cyane, nanabibabwiye, iyo umuntu akeneye 5,000 avuga ati nisanga runaka arabima. Ariko reka mbabwize ukuri, nta kintu na kimwe cyera kirabura. Nubwo umuntu yaba ari umuhanga gute, nubwo yaba ari intyoza gute, nubwo yaba azi no kuvuga iby'Imana gute, ibintu byoroshye gusa tugomba kumenya nuko gukira kw'icyaha kwacu gushingiye muri Kristo. Kandi icyaha kiturusha imbaraga n'uburemere, yego kiturusha n'ubukuru. Icyaha nta muntu n'umwe ushobora kukikiza ngo bishoboke. Kandi abantu benshi imbabazi nizanjye bazasanga barubatse ku musenyi, ubona bafite ibintu by'ibyiringiro birwaye, abantu bahagaze ahantu bataza hariho, nta numwe watanga ubuhamya bwo guhinduka kwe. Abantu bahagaze ku musenyi se mu kirere ahubwo. Kandi bavandimwe, Yesu ikintu cyamuzanye nakibabwiye, ntabwo ari ukugira ngo gusa atembere ku isi abantu banamenye ko yapfuye. Oya, ntabwo ari ukugira ngo abantu bavuge ngo twizere ijambo ry'Imana, ntabwo ko ari ukwizera. Oya, kwizera kuzima kuba guteganye no kutizera. Kutizera ni ugukora ibyaha, kwizera ni ugukiranuka. Niba umuntu akora ibyaha ntabwo yizera. Kwizera kugenda kugashikira ibintu biri muri Kristo bigahinduka ibyawe. Kandi bimaze guhinduka ibyawe, ibyo amategeko yananiye gukora kubw'inyiza kamere yacu, Imana yabishoje ubwo yatumaga umwana wayo w'ikinege afite ishusho kamere y'ibyaha, arangije aciraho ibyaha bya kamere hiteka. None byaracitse muri wowe, kandi ibyo binashoboye kubikora. Kuki bitacitse? Umva umurongo wa 4, turacyari mu Baroma igice cya 8. Mwumva aya magambo, umurongo wa 4. Kugira ngo gukena kuko amategeko gusohozwe muri twe, abadakurikiza ibya kamere y'umubiri ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Icyo gihe nta mategeko arashoboka. Umuntu akubwira ngo aratsindishirijwe agikora ibyaha, uzamenye ko harimo ikibazo arimo kubeshya. Kandi nta muntu n'umwe uzajya mu ijuru ataratsindishirijwe. Icyo nicyo gisubizo. Utaza no kubyoroshya ngo wumve ngo abantu bizi ikigisho cyoroshye cyitwa gutsindishirizwa. Mu butumwa bw'abamarayika 3 tuvuga ati turabizi ko ari ukuva mu byahisho igice cya 17 umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 13. Ibyo bintu bigomba gukorerwa muri wowe. Abadakurikiza ibya kamere y'umubiri ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Abantu niba bakivuga bagenzi babo nabi, abantu ntabwo bashobora guca igice kuri bagenzi babo, ntibashobora kujyana amagambo asebya abantu. Abantu baba barahindutse, imyambarire yabo irahinduka, buri kintu cyose kirahinduka. Kandi basigara abantu b'Imana, ibyo bangaga kera barabikunda, ibyo bangaga kera babikunda, ibyo bakundaga kera bakabyanga. Baba bagize umutima mushya, baba bahindutse. Giye gusoma muri iki gitabo amagambo asoza, nshaka gusorezaho muri iki gitabo. Mwumva amagambo ahari kuri page ya 51 y'iki gitabo. Mwumva amagambo ahari, aranditse ngo ibyo turimo muri iki gihe biteye impungenge kandi bigomba kwitabwaho. Akaga ko kwanga umucyo wo mu ijuru kari gakwiriye kuduhatira kuba maso mu masengesho, kugira ngo bamwe muri twe batagira umutima mubi kandi winangiye. Uramuzi ko imitima y'abantu igenda yinangira, kandi umwuka w'Imana ari kugenda ava ku bantu. Niyo mpamvu kwinangira kuri kuba kwinshi cyane.
kandi abantu kugira ngo barusheho gusanga Imana barimo barushaho kujya kure y'Imana. Uzi ko umuntu amara icyumweru cyose atibukana Bibiliya ahantu iba, icyumweru cyose akaba yararushe n'ubwenge bwe bwarananiwe kurya agera mu munsi wera w'Isabato akumva yatenebutse yacitse intege. Umva rero, ubwo ntama w'Imana yabambwaga i Karuvari, inzogera iheruka kuri Satani yaravuze, niba umwanzi w'ukuri no gukiranuka ashobora gusaba umutima wacu igitekerezo ko agakiza kacu tugakesha gukiranuka kwa Kristo, azabikora. Amagambo arakomeye. Inzogera iheruka kuri Satani igihe Kristo yabambwaga yaravuze, andi ahinduka ikimuga, ku buryo we arifuza ngo abantu batamenya aya makuru. Uzibaza impamvu wumva bidahabwa agaciro cyane muri wowe, kandi ibyo bintu by'ingenzi. Guhinduka umuntu w'Imana, ukaba ufite ubugingo bwa Kristo, ukaba warihaniye ijuru kwemera nk'umwana waryo, ni ibintu by'agaciro cyane, ku buryo Pawulo byamuteye kwemera gusiga ibintu byose yakundaga. Ni ibintu by'agaciro cyane. Amagambo aratubwiye ngo ubwo ntama w'Imana yabambwaga i Karuvari, inzogera iheruka kuri Satani yaravuze, niba umwanzi w'ukuri no gukiranuka ashobora gusaba mu mutima wacu igitekerezo ko agakiza kacu tugakesha gukiranuka kwa Kristo, azabikora. Gukiranuka kwacu tugukesha igitambo cya Kristo gusa. Ngo ariko niba ashaka kubisaba mu bitekerezo byacu azagira gute? Yarabikoze. Ibyo bintu yarabikoze cyane, yarabikoze cyane, ku buryo Ruteri yatubwiye ngo afite ubwoba yuko nyuma y'imyaka magana ngaha abantu bazavanaho amaso irihame, kandi irihame niryo rihesha umuntu gukiranuka. Ayo magambo aratubwira ngo iki rero, niba ashobora kutuganisha ku kubona ko ibikorwa byacu bwite ari byo kwiratwa, azi ko azatunesha. Reka turate Yesu imbere y'ubwoko bw'Imana, dusige ku nkomanizo z'imiryango yacu, amaraso ya ntama w'Imana tuzakizwa. Imana ishimwe. Tugomba gusiga amaraso ya ntama w'Imana ku nkomanizo z'imiryango yacu, kandi ibyanditswe byabo biratubwiye ngo tuzakizwa. Kubera iki? Nuko muri Kristo yaje kutubonera gutsinda icyaha, kuberiza amategeko y'Imana no gukora ibyo gukiranuka, kandi ataje kubyikorera, ahubwo aje kubikorera nge namwe. Ntabwo ibyo bintu byamuzanye ari byo yaraje kugira ngo atembere gusa. Oya, yaje kugira ngo aguheshe gukiranuka. Bavandimwe, kuki duheze mu byaha? Kuki ibyaha bigikunzwe? Kuki tudashobora gutera intambwe n'ubwuzu bwinshi hanyuma tugasanga Kristo tukamubwira tuti Mwami w'iteka akira imibereho yacu? Kuki tudashobora kumwegura n'umutima wacu wose? Yeremiya 29:13, muzashaka mumbone nimushaka n'umutima wanyu wose. Impamvu abantu batabonye Yesu ntago bigeze bamukunda, ntago bigeze bamushaka. Muzashaka mumbone nimushaka n'umutima wanyu wose. Kandi Matayo yongera kwandika amagambo akomeye, mukomange muzakingurirwa, mushake muzabona, kuko komanza kingurirwa n'ushatse abona. Bavandimwe, kuki ibyo bintu bitaboneka kandi Kristo yaje kubiduha? Ni ikintu gikomeye cyane, nababwiye ngo mukwiye kucyitaho kandi mukakizirikana ku buryo bw'umwihariko. Yeremiya 23, ijambo umuntu w'Imana yadusomeye, turisome umurongo wa 5 n'umurongo wa 6. Yeremiya 23, umurongo wa 5 wa 6. Yeremiya, dusoma amagambo ahari, aravuga ngo 23 umurongo wa 5 wa 6. Dore iminsi izaza ubwo nzumburira Dawidi ishami rikiranuka, azima ab'umwami kandi akorana ubwenge, azasohoza imanza zitabera no gukiranuka mu gihugu, ni Uwiteka avuga. Mu gihe cye Yuda azakizwa kandi Isiraheli azibera amahoro. Iri niryo zina rya shami rizitwa Uwiteka gukiranuka kwacu. Imana ishimwe cyane. Uwiteka gukiranuka kwacu ashaka kuduhereza ibyo bintu. Wifuzwe byose kuri page 217. Ngiye gusomaho imirongo mike cyane itarenze imirongo 6. Mirongo 6 kuri iyo page 217. Mwumve amagambo ko yanditse. Iyo umuntu yiyaguriye Kristo
imbaraga nshyashya itura mu mutima wahindutse mushyashya. Amen. Iyo umuntu yiyeguriye Kristo, imbaraga nshyashya itura mu mutima wahindutse mushyashya, habaho impinduka we ubwe atabasha kwigezaho. Iyi mpinduka ikorwa nande? Ikorwa na Yesu wenyine. Habaho impinduka ubwo atabasha kwigezaho. Uwo ni umurimo w'indengakamere uzana muri kamere y'umuntu imbaraga y'indengakamere. Umuntu wiyeguriye Kristo amuhindukira igihome cye bwite aturamo muri iyi si yigometse, kandi agashaka ko nta bundi butegetsi bukirwanirwamo uretse ubwe wenyine. Ngo igihe umuntu yiyeguriye Kristo, baratubwiye ngo ahinduka igihome cye yiberamo muri iyi si yigometse, ngo kandi ngo ntashobora kwemera ko ari ubundi butware buharwanirwa. Niyo mpamvu igihe umuntu yihannye, Kristo amushoboza kunesha mu buryo bwuzuye, amuhindukira igihome yiberamo muri iyi si yigometse. Umuntu wihaye Kristo amuhindukira igihome cye bwite aturamo muri iyi si yigometse, kandi agashaka ko nta bundi butegetsi bukirwanirwamo usibye ubwe. Umuntu wigaruriwe n'imbaraga zo mu ijuru muri ubwo buryo ntabasha guterwa ngo aneshwe n'ibitero bya Satani. Umuntu arakubwira ati turacyari mu isi, niyo mpamvu dukora ibyaha. Igitangaza gikomeye cyane. Emera ko utarihana usange Kristo aguhereze gukiranuka kwe. Ibyo bintu byemera unezerewe cyane. Mushobora guhita mumbwira ati se noneho ko Yohana yanditse aravuga ngo nidukora icyaha dufite umurengeze kuri Data wa twese. Yavuga ngo icyakwa nihagira. Iyo bivuze ngo nihagira ni ibintu bidashobora kubaho cyane. Nihagira ukora icyaha dufite umurengeze kuri Data wa twese, kandi kubera ko uyu muntu aba yaragiranye isano n'Imana, igihe yumva ko akoze icyaha akongera kubabaza umwami we, yongera gusanga umwami we kugira ngo mubare icyo cyaha kandi yongera gutura mu mutima we. Kubera ko igihe umuntu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo kubwo kwizera igitambo cya Kristo, Kristo araza agaturana nawe, ndetse n'abamarayika b'Imana babana nawe. N'abamarayika b'Imana baraza bakabana nawe. Reka mbasomere ibintu bigomba kuba kuri uwo muntu, kandi tugiye gusoza rwose. Mwumve rero Yohana, mujye muri Yohana mwumve uyu muntu amahirwe abafite. Umuntu wayagira azaba afite umugisha. Yohana igice cya 14. Mwumve aya magambo. Ndifuza ngo ibi bintu bibi byanyu. Ndifuza ko ibi bintu bibi byanyu. Mwumve aya magambo ari muri Yohana 14. Ibintu bikomeye cyane. Ngiye gusoma umurongo wa 15. Ndifuza cyane ko ndi bukomeze hepfo kugira ngo mwumve ibintu umuntu abona, umuntu w'Imana bigahinduka ibintu mu isi badashobora kuguha. Baranditse ngo Yesu abasezeranya kuboreza mwuka wera. 15. Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Niwe mwuka w'ukuri, nibishoboka ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebwe bo muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Ubwo icyambere abantu bazabona mwuka wera. 18. Sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzazaho muri. Umuntu agomba kubana nande? Na Yesu nawe agomba kubana nawe. Mwumve rero, hasigaye umwanya mutabisi niba bakimbona, ariko mwebwe muzambona kuko ndiho namwe muzabaho. Uwo munsi muzamenya ko ndi muri Data, namwe mukaba muri nge, nanjye nkaba muri Data. Ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereke. 23. Yesu abasubiza ati umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na Data azamukunda, tuzaza hari tugumane nawe. Ntabwo mushobora kumva amagambo y'Imana. Mwuka wera akaba arahari, abamarayika b'Imana bakaba barahari, Kristo akaba arahari, na Data akaba arahari. Uyu muntu yatsindwa. Impamvu dutsindwa mu byemere, dufite kamere y'icyaha. Dukeneye kwikubita ku birenge bya Yesu mu ati turagukeneye Mana. Tubonye ko ibintu ni ibintu by'ingenzi cyane. Ibi ni ibintu umuntu aba afite adashobora kwakwa n'isi. Ntabwo ubutunzi bwabimwambura, ntabwo umuntu yabimwambura, ntabwo akarengane kabimwambura, ntabwo icyubahiro cyabimwambura. Ibi bintu bari ibintu by'ingenzi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabwo biboneshwa ifeza n'izahabu. Bibonerwa mu cyumba cyo kubonanamo n'Imana, bibonerwa n'umuntu ushaka ibyo bintu bikaremera mu mutima we, akumva ibyo bintu arabikeneye. Uyu muntu kandi aba ari umunyacyubahiro mu ijuru. Amen. Cyoza bashaka ataba umunyacyubahiro ku isi. Bavandimwe nshuti nkunda, reka ibitekerezo byacu tubigarure ku Mana. Reka twongere tuyigirire icyizere.
yadusezeranyije ibintu by'agaciro kenshi cyane, kandi nyuma y'ubu buzima tuzabona ubugingo buhoraho. Nimureke twemere ko Kristo ari umutambyi wacu, kandi ko yiteguye kutubabarira no kutwandikaho amategeko ye. Yaratubwiye ngo nzabaha umutima mushya, nzabashyiramo umwuka wanjye, nume mugena amateka mugasoza amategeko yanjye. Niko Uwiteka avuga ati, kandi nzandika mu bwenge bwanyu. Muzagenda muri abantu b'Imana, ntabwo muzagenda muciyeho iteka, muzagenda muri abantu ijuru ryishimira kandi rinezererwa. Bavandimwe, kuri aya manywa reka njye namwe tumenye ahantu twakirira, nk'uko uyu mupfakazi yabimenye akamenya ko umuntu wamukiza ni umucamanza gusa. Reka natwe tumenye ko agakiza kacu kari muri Kristo, kandi tumusange yiteguye kuduha ubugingo buhoraho. Ibintu bya Kristo byiza yuzuza imitima y'abamwizeye, reka tumugire icyizere, tumusange yicaye ku ntebe y'imbabazi. Ibyo bintu azabiduha mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha kandi ibashoboze kwitegura ingoma y'Imana mu izina rya Yesu.